Makuru ni meza urashimira ufite imyaka ingana abasore Tonyanza ariko kuba Tonyanza watangiye umwuga wo kuririmba cyane muri Covid ari mu mpera za 2019 mu mpera zaho nibwo nakoze indirimbo yanjye bwite 2019 nibwo wakoze indirimbo yawe bwite urakomeza urazamuka Imana y'umugisha ni iyihe mpamvu yatumye uhitamo kuririmbira mu itorero rya Gareshi n'ukorera umurimo w'Imana ni iyihe mpamvu yaguteye kwita konseri yawe wakunzwe rwinshi natekereje kuko Imana yadukunze nandika indirimbo yise wakunzwe rwinshi nayo mbese niyo twakurikijeho iriye tugiye kurira n'ibitabo niyo twakurikijeho numva indirimbo Imana n'umutima nanjye kanjye yita wakunzwe rwinshi aba ari nayo nitirira igitaramo cyane usibye iyo ndirimbo yitwa imaze kwamamara ahantu hose ku maradiyo ku mateleviziyo aho ugenda hose ngenda yumva ngo Tonyanza abaye Tonyanza yamanuye abanyakigali ikazana abanyarusizi abanyagisenyi bose bakagenda hari izindi ndirimbo ufite abantu bashobora kuzibona hehe umusore w'imyaka 30 usibye kundusha imyaka 5 yonyine gusa urongereje urongereje abantu b'Imana bakunda baromantike David aravuze ngo indirimbo zawe azisanga ni kuri YouTube channel yanjye yitwa Niyo Emeris niyo usanga indirimbo zanjye ushobora kurangira abantu usibye iyo YouTube kuri channel yawe basanga indirimbo zawe na audio lyrics ni video medic intego ufite nyuma yo gukora izo ndirimbo naho ugejeje ukora iyihe icyo nabibere gukora Imana sinzabireka ni umurimo nkora nishimiye kandi nishimira n'Imana kuba yabashishije uko nshoboye nzagera kandi mfatwa Remisi nubwo ntari umuririmbyi ku giti cyane ariko njya mu baririmbyi nkagerageza nanjye kuririmba cyangwa se kumva baririmba uko bimera bisaba imbaraga bisaba ubushobozi mbese ahangaha ntabwo muhumure ntabwo tugiye kwitangisha kuko uyu musore Imana yamugiriye neza Imana imumugisha yamugiriye neza urumva mu gitaramo uzongera kudutegurira ubutaha usaba ufite iyihe ntego kugira ngo dutumire bano bantu bari hano nzongera gukora igitaramo ari launch umuzingo wose nawushyize hamwe noneho mubashyikiriza harimo n'izindi nyinshi zaba zirimo mu karere urakoze cyane tumushimire nyuma y'ibibazo bingana gutyo haburaho kimwe kugira ngo bibe bingana n'imyaka 30 ufite nicyo ufite ku mutima wawe icya mbere ndashima Imana kandi ndifuza gushimana Imana n'ubwoko bwayo mwese mumfashe dushima Imana yakoze byinshi muri 2023 tuyiragije n'umwaka 2024 izabane natwe kandi izatwambika imbaraga muri uyu murimo nicyo nsabira nawe bose mu izina rya Yesu urakoze cyane Ariko
intambwe zanjye Yesu nuburiye amaso yanjye ku misozi gutabaza kwanjye kubahe gutabaza kwanjye kuba kuwiteka haleluya anyitaho nakwiye amenya intambwe zanjye Yesu nuburiye amaso yanjye ku misozi gutabaza kwanjye kubahe gutabaza kwanjye kuba kuwiteka haleluya kuva kera ankunda simbiteho ibikorwa byanjye iheba ugasenga ukongera amasengesho ariko ukabona ntagihinduka mu mutima n'ukuruka
Ariko
Oh,
Mana kubanyivu kunyitaho ngirira neza wigira migagambana ngezita ngeza gumagiziga nirukansaga naho abantu bashiraho nshuti n'abavandimwe atengana kure yawe umbere byose naho abantu bashiraho nshuti n'abavandimwe atengana kure yawe umbere byose uri Imana Imana isumba byose imigambi yawe ni myiza ku bana bawe myiza bakubaha bakakumira ujya ubagirira neza shoboza nanjye mbe murabo haleluya shoboza nanjye mbe murabo haleluya urukundo nkunda Mana ntirugira umupaka nzagukorera mu minsi yanjye yo kubaho kuko ninanirwa uzanyongeramo imbaraga kandi nubwo nageragezwa sinzigera muvaho uzagukorera kandi nubwo nageragezwa sinzigera muvaho uzagukorera uri Imana yera isumba byose imigambi yawe ni myiza ku bana bawe imiburo yawe myiza bakubaha ujya ubagirira neza shoboza nanjye mbe murabo haleluya shoboza nanjye mbe murabo haleluya fata ntunde kure Mana umishe umababa yawe unyobore neza satani yaramagurukiye anega imitego y'uburyo bwinshi butandukanye Mana nanjye ufashe mwari fashe kuyisimbuka ntacyo nakwishoboza fashe kuyisimbuka ntacyo nakwishoboza uri Imana Imana isumba byose imigambi yawe ni myiza ku bana bawe imiburo bakubaha ujya ubagirira neza shoboza nanjye mbe murabo haleluya shoboza nanjye mbe murabo haleluya uri Imana Imana isumba
byose imigambi yawe ni myiza ku bana bawe imiburo yawe myiza yiza bakubaha ujya neza shoboza nanjye mbe murabo haleluya shoboza nanjye mbe murabo haleluya Tukunzuru kundo tutari dukwiye mure
What
abantu babongere indirimbo mugende mu kanya mu ndebere indirimbo nziza mu kanya mu ndebere indirimbo umuntu uri budukure muri iyi mutu ku bantu bagiye kuririmba arabaduhemukira yego se ndakomeza nakire abashyitsi reka nakire Marine aho ari najejuru aturutse kure Marine jejuru tukwakire mu izina rya Yesu ndagenda mbakira haleluya tumwakire mu izina rya Yesu turamwakire mu izina rya Yesu Imana nk'umugisha uze gutambuka hano hari icyicaro kigukwiriye reka
nitwe aussi Beckham David. Haleluya, turishima, amatara ari kwaka, turi gushira abandi, turikesha ubundi turamya Imana, ubundi agasukari kamaruke mu izina rya Yesu. Adelphine ngwino hano bagufasha nyuma